uyu mugore yaraje kubabwira iby'abahisha ubugingo. Nababwiye ko inyama n'ibirayi ari gratuit n'amasego. Kandi niba ari ikintu Satani yareka mu baterana muri 8,000 kandi bose mukazaki kabiti kati ndakira ko ni mugoro wari ngendo ndakira mu mazimo y'ingendo uzayabwira abantu tujya kuganira ibintu bishobora gutandukanya n'Imana burundu. Ibintu byagutandukanya n'Imana burundu, icyo bita burundu igasunika kwabo mu kiyeku burundu itagutandukanya nayo burundu, icyo bita gutandukanya nayo mugatandukana ikavanga eyana kwa ikara kama nyepo aliko biranga nayijinani mwene abantu bakayinanisa yuka mukitabo kitagi ngo abantu bashije kuba babi cyane yicuza cyakugere mu ndavuga ngo ndabona nicushe icyakugere mu nayina babara ikicuza ikagera babwiye kuri wabisukuri uve mu bigari babisukuri kandi nyona kumenya ukuri gusa watu nababwiye ngo ibirayi ni gratuit aya mavisa n'ukwaki ari kwishuri ntabwo ari ibya ko nasona menye ko na ko wanyuma nyoko ijoro ni ry'abenyera izagenda mane wari ariko wabonye hano umuhanuzi azajya Imana ikamubwira ngo imbere sinigeze kukumenya ko na hano bagaze imbere kuna protokoli imbere sinigeze kukumenya imbere wa kibondo wagicamuke sinigeze kumenyana nawe. Satani ararwanyije muri iyi si kandi ararwanyije inyigisho ko yahagurukiwe natwe. Bigaga ko kujya kuri mikoro tuzavugisha n'abantu. Imana ifite strategy. Tujya kuganira ibintu bya gutandukanya n'Imana burundu. Icyo bita gutandukanya n'Imana burundu icyaha. Icyaha kimugire ubwoba ibyifuzo bitandukanye twese. Imana inagaragaza mu bice by'itaha bakora makumyabiri na gatandatu mu kigo cy'ububyutse ariko uzababwira ngo ntabwo nibagiwe icyo navuganira nabo urukukomeye z'ukwezi kwa gatatu icyo Imana inagaragaza ukwezi icyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa gatatu ibyifuzo byabo byarasubitse bazongera batanga ikintu gushya nzabegera hakoje ukwezi kwa gatatu Imana iri gutabara kandi kubabwira ngo wowe yatabaye nangera n'abandi ikintu nari maze umwaka neza bisenye igisubije no kubakana umwaka neza nawe igisubije no kubakana kugira ngo babwire kwihangana ukagindira gereza utwaka ujye mwihangana mutegereze umwanya ugomba guhagarara ukwezi kwa gatandatu ndababwira kwimana kwa bayuzi abantu bazagutabara. Imana iragomba icyo cyanyuma cy'ubagana ibyifuzo byabo bazongera babinyandikire bundi bushya bongere babishyire ku papuro bundi bushya. Hari isengo rihamba mu byifuzo bitandukanye muri kiriya cyumweru cyane hari umuhango ukomeye mu byifuzo bitandukanye mu kwezi kwa gatandatu
Rodrigue Sonnet. Amen. Haleluya. Yeye mkwezi kwa watu. Mubyifuzo bitandukanye muzabirebesha irakomeza perezida Imana icyubahiro cyane kikabatana kiratema ubangiye mubyifuzo bya mubazongera binyandikira muri bushyashya bundi bushya abizanye mbere bundi bushya kuko ukameze ko cyane n'ayo kwa bafata ikintu gishya mu kigo cyane cyo izabikora makaka kone izabikora makaka ariko Imana irakira ubabwirire ko babwize kuri njye kubabwira ibintu byo gutandukanya n'Imana ubyitwa kandi ushobora kwitwara icyaha cyane cyane utandukanye nayo burundu utatira igihango wageranye nayo utatira igihango wageranye nayo cyeka niba utumva ikinyarwanda niba utumva ikinyarwanda ndabisobanura neza cyangwa se niba iyo mvugo utayumvise kw'iki isezerano wageranye nayo utatira igihango mwandikanye ushobora gutandukana nayo isezerano wagiranye nayo ushobora gutandukana n'Imana avuga ngo naravuganye nawe ibinini ariko ndahiriye uko wishyura nari naravuganye nawe ibinini ikibazo bitatu n'itanu bitandatu birindwi umunani icyenda ariko kubera ko byo mu kigo njye nawe birarangiye benshi bavuga ngo Imana ni imbabazi n'ubuntu ntabwo Imana ijya yisubira kavuga urananiye nari naravuganye nawe kuko isezerano wagiranye nayo bijya gutandukanye nayo mwanya w'abantu ukabagirwa amagambo wavuganye nayo sabe kuva kuri na gatanu Somera kuva kuri na gatanu Kinyarwanda mu gisoma kuva cette semaine qui va venir, la semaine prochaine, Imana irambwira ngo ibyifuzo bitandukanye bazongera babishyire ku mukoro ushyitse ibyasigaye hari abashujwe kuko bamwe hari ibyiciro bagenda bava mu icyiciro runaka hari abagenda bava mu byiciro ibindi byiciro bikirimo nsomera kuva makumyabiri kuva 15:22 Imana ikiza amazi y'Imana Mose agenesha Abisirayeli bakomeza urugendo bava ku nyanja itukura bajya mu butayu bw'Ishuri bagenda iminsi 3 mu butayu babura bageze i Mara basaga amazana ntibabasha kunywa amazi y'Imara kuko yaburaga nicyo cyatumye hitwa Mara abantu bitotombera Mose bati turanywa iki atakiri Uwiteka amwereka igiti akijugunya muri ayo mazi ahinduka meza amaze kukijugunya mu mazi ahinduka meza arababwira kubera ko Imana yahagurukanye nabo iravuga ko bimeze rwose nzabana nawe nzaba ndi kumwe nawe kaba umukene nzaba ndi kumwe nawe kaba umubyeyi nzaba ndi kumwe nawe iravuga ngo narahagurukanye ariko ntabwo ari imikino nzabana nawe
nzaba ndi kumwe nawe. Petero agahagarara Imana yakagenga kuko yera igira Mose kugeza gutyo wongere yo gucya amazi arahumana komeza hasi. Arababwira ati nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Tumumva mugenda bwite nimukomeza kugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Paulo yatanogera ijambo riri hasi ritanditse muri Bibiliya rivuga ngo ntacyo muzayigura. Komeza hasi. Ugakora ibitunganye mu maso yayo. Mugakora ibitunganye mu maso yayo. Ukumvira amategeko yayo. Ukumvira amategeko. Imana igira amategeko n'amabwiriza. Uru rugendo turimo rufite icyo bita amategeko n'amabwiriza. Kuyaca hirya ukayaca hino. Yego. Ukitondera ibyo yategetse byose. Ukitondera ibyo yategetse byose. Nta ndwara nzaguteza. Nta ndwara nzaguteza. Muzo nateje Abanyegiputa. Muzo nateje Abanyegiputa. Kuko ari njye Uwiteka ugukiza indwara. Kuko ari njye Uwiteka ubivuze icyaha. Icyambere cyagutandukanya n'Imana. Mbere na mbere mu gutangira igihagararo nayo ijambo mwaka cyangwa se amasezerano mwagiranye. Salomo, iri ni ijambo nkunda kubabwira rya Salomo. Salomo amaze kujya ku ngoma ya se Dawidi, iramubwira ngo bakubwire mwana wanjye Salomo, nukomeza kugenda mu mategeko yanjye kuko so Dawidi yagenderagamo, byanze bikunze nzakomeza ubwami bwawe. Kandi iyo yavuze iba yavuze. Ibyakwitabika byose ikura mu nzira kugira ngo ubwami wayo usohoke. Ni Imana izi kurwanya ubwami ikabigeza ku musozi. Iramubwira ngo bakubwire Salomo mwana wanjye nigigushyize ku ngoma ya so Dawidi. Icyagusezeranyije nukomeza kugenda mu mategeko yanjye nk'uko so Dawidi yagenderagamo, afite umutima ukwiye gukosha, nzakomeza ubwami. Sawuli amaze kugenda, Salomo amaze kugenda, maze agira umurego. Buriya ko abagore igihumbi ngo bave mu ishami cy'abandi bisezerana burya mu murego. Hari Abanyarwanda baciye umugani mu murego usiga inzara, byanze bikunze umurego usiga akantu. Byanze bikunze umurego usiga iki? Areba amajana n'abagara. Salomo ikaye yari zahabu. Salomo isahane yari zahabu. Imana yaramuye icyo bitutu maze sukuye kure. Ariya isahane yari zahabu. Igikombe cyari zahabu. Intebe yari zahabu. Igikombe cyari zahabu. Maze arareba. Arakamburana ucika kugamburana. Izi nyigisho zifatire kazi. Nawe ushobora gutaha ibikunda bakwambara kugeza ku gatanu muzazagire kabiri. Ndashaka ko bataha. Tubona ko muri bake abatabonetse nabo bazirebe kuri YouTube. Yakobo cyane. Wandika kuri YouTube Yakobo cyane. Ibigisho bikaza. Ntabwo nkunda YouTube. Ariko ndashaka ko bataha. Kabiri shitugiye. Nyamara ntabwo abibishye muri ibyo ariko ngo mbese izina ryanjye ryabajyanye zamura agatebe gatoya, mbese izina ryanjye ryabajyanye ku gitabo cyawe, hari abibishye ibyo bintu. Kandi izo nyigisho zose Kandi wanjye ndashaka ko bibishimira.
nifuza kumenya kuba umusirikare bizamo byanze bikunze bisaba uhamagara amazina y'ishyamba yanditse kuba umusirikare bizamo hamagara amazina z'abayahudi uhamagara amazina y'ishyamba yanditse mwami wanjye yesu nifuza kubigisha kugira ngo nazavaho nibeshye ubugingo mwicaye hari abibeshye iby'ubugingo icyo bita kwibeshya iby'ubugingo uretse viza yitwa gukiranuka iyo viza ntajya igihe kimwe imana igeze kunyereka urupapuro ruri mu kirere urupapuro ruri mu kirere mbona urupapuro ruhagaze mu kirere rwanditseho ngo visa numva ijwi ry'imana rimbwira ngo nta kindi kizakugeza muri kiriya gihe uretse gukiranuka iyo viza cyangwa kwigisha aragaragara mu yandi magambo agira uburere kandi odeka imana iramubwira ngo bakubwira asanga mu mwana wanjye mukomeza kugendera mu mategeko ya leta so dawidi ufite umutima uhebuje byanze bikunze nzakomeza ubwami bwawe imana ni siriyasi uzabitondere si uko wanyu siso wanyu iby'amarangamutima bashyira hasi umukozi ku murimo w'imana ye bana marangamutima uva narahanuye narasenze nagize gute ndamufata maze niba warahanuye muri 2010 bimeze wikwira impamvu z'imiringa niba warahanuye muri 2014 bimeze va muri izo mpamvu z'imiringa icyambere cyagutandukanye n'imana burundu nabuze burundu utagira ibyamamare hari ibyo yavuganye nanjye mu itangira ndacyazirikana icyo imana yarwanya yewe no muri miliyoni bibiri bishize hari icyo imana yavuganye nanjye irambwira ngo nkomeje kukurinda ibintu by'inzaduka n'ibikwaduka muri iyi si ndagusabye kurinda inzaduka irambwira ngo ndabihanagiriye irambwira ngo ujye mukumbi nagushyiriyeho kuyobora kurinda inzaduka n'ibikwaduka muri iyi si ndakwihanagiriye uko imana yawe irambwira ngo kurinze inzaduka n'ibikwaduka muri iyi si ni amagambo imana yabwiye muri ibi byumweru bibiri bishize irambwira ngo rinde umukumbi urinde umukumbi nagushyiriyeho kuba umushumba kandi urinde ubuhamya bwawe irambwira ngo rinde ubuhamya irambwira ngo wirinde inzaduka kandi wirinde ibikwaduka muri iyi si irambwira ngo ugerageze urinde umukumbi nagushyiriyeho kuba umushumba ngusabye kwirinda inzaduka kandi irambwira ngo gerageza urinde ubuhamya bwawe ibyo ni ibyaha nawe ufite ibyaha kubica ku ruhande ibyo bintu kubica ku ruhande ni akaga kuri njye navuze ngo kubica ku ruhande ni ikimwaro kuri njye kubica ku ruhande ni akaga kuri njye njye niko nzi ko imana ihana kandi yamara kuguhana ugahinduka akabarore icyo bita akabarore abantu bakibaza niba bigeze kuvuga imana abantu bakibaza niba bigeze guhanura
abantu bakibazanye barigeze kuba mu gakiza. Ngewe uko ndeba hagaze hano, iyi Mana ntiyigeze ihana, irambwira ngo uri ubuhamya bwawe, irambwira ngo uri ukumbi namushyiriyeho k'umufuka, irambwira ngo wirinde izaduka n'impanuka muri iyi minsi ntibikomeje kwaduka, irambwira ngo nuko mutegetsi kubica ku ruhande ni akabaguri. Yesu nashimwe. Nawe wirinde ijyagukurira akaga, nawe ugerageze wirinde ijyagukurira akaga. Mwebwe bagabo mvuze ijambo ry'abantu, numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo babwire birinde ibyatuma amasezerano y'abadasoma. Ndebye abantu hagarara mu mwanya ugomba guhagarara amasezerano y'abasohoye. Simvuze ko wagiye kurwara, gusa ndagukangurira kuguma aho ngaho muri uwo mwanya. Ikintu navuganye n'abagisabye kandi nta muntu n'umwe ushobora reka nze kugirisha ngo barakora, nta muntu n'umwe ushobora kugera ku kigero isezerano rye ritasohoka. Subiramo, nta muntu n'umwe ushobora kugera ku kigero runaka byatuma isezerano ridasohoka. Pawulo icyo kirumvikanye se? Imyaka 5 mu bushomeri cyangwa se 8 ufite diplome yawe PhD runaka, isezerano ryawe byanze bikunze no guhashinya 18 ryasohoka. Reka subiremo, nta muntu n'umwe ushobora kugera ku kigero runaka byatuma isezerano rye ridasohoka. Kanyandiki nushaka kugashyira kuri stati abanyamahanga imitwe isandari, ndasubira ngo nta muntu n'umwe ushobora kugera ku kigero runaka byatuma isezerano rye ridasohoka. Ako karubwira rindi sana gusa, gerageza urindi sana. Ndasubiramo yewe akajambo kako k'ubwenge by'umushyira ku mutima. Nta muntu n'umwe ushobora kugera ku kigero runaka ngo bibuze isezerano ry'Imana gusohoka. Uko ni gukora 18 mu kigerageza, 18 ku Mana ni umusoro disita ku Mana ushobora kubifata ku kwezi kavuga ati ese birakanze. Icyari kintu cya mbere Mana cyagutandukanya n'Imana ni ugutata igihango wagiranye nayo. Kuko uzasaba zose uzazisoma. Sahari yariza hamwe ibikomeza ibyo byageze igihe umugore kazi w'ishema, umugore w'umwami wo mu kindi ukora ati njya kuri ibintu numvise kuri Salomo koko n'ukuri. Abwira umwami ati baba gutekerera bari n'amafarashi njya kureba ibintu numvise kwa Salomo. Ageze yitegereza asanga ubwenge afite, asanga ubutunzi afite, asanga ubwenge buhambaye, asanga ubutunzi buhambaye bwatuka. Ibyo mbonye biruta ibyo nabwiye. Salomo yari igihanga ariko aribajya, ararengwa aradamarara, yibagirwa icyo Imana yavuganye nawe. Amaze kwibagirwa no kureba Imana yamubwiye ngo babwire, isoni zigiye kumukorera kubahe, atangira gusuzugurwa nabo. Uzasoma ijambo rya kabiri, icya kabiri cyagutandukanya n'Imana burundu. Icya kabiri irambwira ngo izadusubiza n'ibisubizo tuzabyicaramo, yewe tuzabyejurira tuzabinezererwamo, ariko reka tumenye ukuri. Icara muri iyo nzego nziza uzi ukuri, wiyicaremo ariko uzi neza icyaguhije. Kandi ikindi cyagutandukanya n'Imana burundu, kwiyitirira ibyaha, kwiyitirira ibyaha. Kandi
navuze ngo uri marayika Gaburiyeli, uri marayika Mikayeli, jyewe urinde wowe kwigirira icyaha Imana ishakukuza we ikimana yapfuye na Mose. Soma kubara 20 umurongo wa 10 kubara 20 umurongo wa 10 ugeze ku murongo wa 14 kubara 20 kubara 20 umurongo wa 10. Mose na Aroni bateraniriza iteraniro imbere y'icyo gitare. Mose na Aroni bateraniriza iteraniro muri cyo gitare cyavugamo amazi akanywa. Ku busanzwe yaje inyota Imana yabwiraga Mose ngo ku iki gitare kivemo amazi akanywa. Babwire ngo Uwiteka arabakubira imvura kuwe. Babwire ngo Uwiteka agiye kubagororera amazi kuwe. Babwire ngo buri gihe Imana itumaga Mose ikamubwira ngo babwire ngo maze kuri iyi nshuro hari ibimenyetso. Soma hasi. Mose arababwira ati nimwumve mwabagome muri iki gitare twabakuriramo amazi. Mose amanika ukuboko akubita icyo gitare inkoni ye kabiri kivusha amazi menshi, iteraniro riranywa ryuhira n'amatungo yaryo. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati kuko mutanyizeye ngo mwerekane kwera kwanjye mu maso y'Abisirayeli, ntimuzajyana iri teraniro mu gihugu mbahaye. Ntabwo muzajyana cyane. Hagarara aho. Bifite inyota babo ariko ninjye nawe ukanya ninjye nawe barya Imana yanga umuntu wiyemera kandi akiyemera mu byo atiha kuko bintanga mu masegonda mu kwezi kumwe bitangiye kwica abantu no kubazengereza no ku icyo kubazengereza ariko no kuba umva mama muzehe ko ntabwo uriya musaza muzehe munduta ubyumvira uri umukobwa wanjye baranaba kubera ko ndi umuhanuzi ugatangira kumwubahuka n'ibigendanye no kumwubaha asigaye akavuga kuva mbega kumwubahuka mbere y'uko kumwubahuka abahanuzi batagira isoni b'iyi minsi umuhanuzi atangiye kubahuka abo munduta atangiye kubahuka bo batahana ubwo muntu kwereka kubahuka mu mazina n'ibindi bigendanye n'ibyo no kubaminimiza icyo bita kubatesha agaciro. Muzehe papa nahanura nanjye ugomba kumufata papa uretse na muzehe yaba umugabo nawe mu cyubahiro cye ntabwo nagusuzuguza iby'Imana yawe kandi buri wese imbere y'Imana akwiriye kubaho kasaba guteganya kuvuga amagambo kwishongora ari kwishongora nibyo nyine yabaye cyangwa se kwishongorana umugabane wose ariko reka nzibaza Imana itaratinye kubwira Mose ngo kubwire Mose igihugu nari nasizanye nawe uzagikanira. Imana yavuganaga nawe akagutwara ni wowe yatinye subiza cyangwa subiza Imana yize kubwira Miriam nawe ikababwira ngo mwacutse Mose nebwe niba hanonza avugana nawe mu nzozi
niba hari utavugana nawe nimwiyerekwa ariko Mose mvugana nawe dushaka akanwa kwawe itaratinye guhana Mose ni wizard zaca bugufi mwe munsi y'abandi mu byo mukora byose niyoroheje kugaruka umukiza wa Yesu azaza akiri y'ibingizi kuko hari Imana ikugire neza iguhaye agatuti ukazi Imana niwe wabwirije n'abatiyegura ko Imana yabaregeye batabaye mwihende kwa barusi Joseline cyangwa Josiane wamana mukobwa murabiferi ni Joseline cyakora aravuga kandi mbabwiza ukuri burabwite bavuga utumano ku buryo ngeze saa saba z'ijoro mbega kuri imirimo yanjye yose namara kurangiza imirimo ibyo gusenga no gusengera umurimo ahasigaye bishyira mu kuvuga ubutumwa nshaka muri babandi bamana w'umukobwa Imana y'ijuru baravuga ati yewe Imana irabarengera batabaye mwihembye kwa barusi kugira ibambe iguhaye agatuti uyihembye kwiyemera bari benshi bagenda agatuti bakavaho bari benshi bagenda agatuti harimo abasenyera impano hari n'abantu mfite yakishijwe kera muzana yarabwiye ati wowe wese ubundi ubonye umwuka wera kera kuba n'ukuntu nakobotse ikugira ibambe igutuza ikomeye nimara uyihembye ku isuku uyihembye ku isuku shaka naramutumye ngo azaze mu rubyiruko hano mu mwanya baba bafite gahunda nyinshi ariko byanze bikunze turi gucyatinga ndetse kuza azageraho maze anganira ikintu kwa basore abagani ntabwo yagiye mu Imana irabarengera batabaye mwihembye kwa barusi kandi ikindi kintu uzakora Imana ni ukwihimbaza aho kwihimbaza wowe icyo kirajyana n'icyo narimo icyo bita kwihimbaza aho kwihimbaza kwiyitirira mugaba igihangange gihe Imana iragenda yigize igihanga narababwiye ngo muzakubahe ariko ntabwo turi ibihanga muzakubahe ariko ntabwo turi gusa muzakubahe niba guhamagaye hari igitinyiro gishyiraho benshi bavuga ngo barangije ko ntabwo uhanganye ni igitinyiro Imana yakiriye ariko ntabwo turi ibihanga muzakubahe ariko ntabwo turi ibitangaza iri ngiri kandi baturi ntabwo turi ibitangaza igitangaza ni Kristo igitangaza ni umwana w'Imana igitangaza ni Imana Yesu wavuze igitangaza uhawe ubutumwa ejo bundi ubaye igitangaza mishoni uhawe ejo bundi ubaye igitangaza abambanjirije bataraga igitangaza Imana ihamagaye muri 2008 abambanjirije muri za 2008 ntibabe igitangaza none tukuri ubaye igitangaza kwiyoroshya ntabwo batuma abagome basikiganye ntabwo guhamagarwa n'Imana guhaguka abagomba kuba ntabwo gukorera Imana oya yewe utoranywa nayo ntabwo no kubahuka ko wakagombye kubaha ntibishoboka ijambo ry'Imana rivuga ngo bahugurika abanyuka basohoka bahugurika amaso ntabwo
ntabwo ushobora gufata umugabo w'igikwerere ngo narangiza ari kumwandikira mu buryo runaka buteye icyo bita kumenyereza umuntu. Ntibishoboka. Ntabwo nabona umuntu ari muri aya materaniro ngo ujye kumwandikira ngo ujye ngo yinzanira kwishima. Ntabwo bishoboka. Ngo ntabwo ari umuntu w'Imana ni ukuvagira nzanira kwishima no kubura ubwenge nakoze marina ukora kubura ubwe kandi nabibonye ko wenda yaje yabaye kuko turahishura. Ikintu umwana agiye kubishima umwana w'umukobwa mu birwi Imana namwe uko mureba ko yana cyenda cyenda cyakagira umwana w'umukobwa ndamwongorera bigeze kudamuganiriza kandi ati ko kwita amubwira ati kazende uko bigeze unise kubanza kwiyamenyesha igisi bikajya uko bigeze uko bimeze kose umukobwa mwiza kandi ntiwabibona ko reka kwandikira mu bundi buryo ntabwo ibintu byose guhishurirwa ugomba gusaba gusigo ujye gusebya umuntu mu iteraniro. Sibyo umuntu ugiye mu iteraniro ngo nuko umunyamuka ngo kugira ngo uhanure cyane uvuge ngo wowe wahura ubwo ngo wahanuye cyane Satani yagushutse. Ubundi ibintu by'Imana ni ukubyitonda. Iyo utitonze ngo Imana yaguhaye cyangwa se ngo witonde muri gahunda z'Uwiteka ubyitondemo icyo bita kubyitonda byanze bikunze Imana mucana kubiri. Yesu nashimwe. Impano twarazihawe ahubwo nuko abantu birengagije ko twazihawe. Mu mpano Imana itangaza ni impano y'ubwenge. Buriya mu mpano ziri muri Bibiliya zazindi Imana itangaza ni impano y'ubwenge. Ahubwo ni uko umuntu adashaka kwakira ubwenge no gusoma impano ubwenge. Aba yabaye kwanga, aba yabaye umwuka w'ubwenge, aba yabaye umuntu. Buriya mu mpano duhabwa harimo n'impano y'ubwenge. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo uzi ubwenge busaba Imana. Oya rwose ikintu Imana iranga cyakabiri cyagutandukanya iyo wiyitiriye ibyaha biravuga ngo kwemeza gusa ntabwo byakunda. Njye nawe ibwira Mose ngo Mose urugendo rwanjye nawe ruragiha urareba cya gihugu cy'Ikanani kuzanyikanira ndamubwira ngo ukuri ndarahiye ntabwo uzanyikanira kuko uramenya uti Yesu nashimwe. Ijambo rya gatatu ryagutandukanya nyanayo ijambo ryagutandukanya n'Imana. Ijambo ikindi cya gatatu ryagutandukanya nayo ijambo ryitwa umutima wabaye kandi umutima w'umuntu udahabwa utumva. Umutima Imana iwita umutima wabaye kandi kutumva. Umutima wabaye kandi nikorera ivuga mu mvugo z'umwuka tari y'umwuka ni umutima wabaye bikaze babwira buriya Yuda yari yarabaye kandi Yuda ajya kwimanika kiyahura Imana yagiye kunanira intumwa za Yesu yagereye Yuda yari yarabaye ntabwo yari yarayizaga bigeze n'aho babarira buri kintu ku nda y'amafaranga yari yarabaye nk'uko ngo uteretse ibitanditse kuri ibi niyo kugize umugenzi. Yuda yari yarananiye Imana umuntu wese kugeza n'aho Yesu yavuze ati ngo kubwire wa Mana ibyo waba uretse kuribuka uyu nguyu Yuda w'Imana nta kintu Yesu nashimwe. Burya ajya kwimanika Imana yari yamaze kumukuraho amaboko kandi niba hari akazi yari kwamukira niba hari umukoraguza Imana igakoraguza ishobora kwandika itagoraguza umuntu atukwemera ntabwo yava kumenya ugomba kabone itaratumye abahanuzi b'icyambu itaratumye abahanuzi bo mu majyepfo ituma abahanuzi bo mu majyaruguru igatuma abahanuzi bo ari Yesu bazoromika abantu sinshobora kuba kabone Imana itarabona Yesu nashimwe. Icyo bita umutima wabaye kandi yavuga ngo Yuda Yesu yavuze ati Yuda we urarana umuvumwa Yesu yagereye neza Yuda kugira ngo yimanike Imana yamaze kumukuraho amaboko.
munsi ukabwitira kuba saa yine ndakubabaye, saa tanu ndakubabaye, ikintu Imana idashobora kwihanganira ni umudutu. Wabyumvise diferanse? Aho umuntu ashobora kwikubita imbere y'Imana inshuro umunani yakoze ibyaha, ariko ntihari ikintu Imana yanga kandi Imana itihangana ni umudutu. Udahanwa, udahugurwa, udahugurika, utabwirwa ngo yumve, ubona kahebwe mbere y'umutima. Igihe kimwe Imana yigeze kubwiriza ikintu ngo kubwiriza iki, nakugize umurinzi w'inzu ya Isirayeli uzababwire bajya kubazabari. Igihe kirageze ngiye gutuma ururimi rwawe rufatanya n'igisenge cyaka. Ubona muri iri torero rifunze, ngiye mfite umuntu nakwigondera n'undi ntakwigondera. Kuvuga ngo mama we atashoboka, ndabazi uko muzi nanjye niko muzi, urahara ntabwira kugira ngo atashoboka. Sinjye gutuka ku manywa y'ihangu, ariko hari n'inshuro kubwira akika hasi kandi akamubwira n'amagambo akakaye rero kandi bari utaragirana n'abanzi baraha. Ariko muri iri torero rishingiye ntabwo no kuvuga ibyo muri Zaburi, ibyo muri Zaburi ntabwo bizihiza inagitwaza n'umurwa yaruhirije kuko gushobora n'urugo. Ibyo muri kwa Minyoni bizwi nawe n'agahinda yababonyeho. Ndavuga ibyo muri iyo muti cyane, hari abantu bashobora kuba kwigondera muri cyane kuvuga ngo wabona uzabibwire, ariko nogora n'inzara n'amaso. Ntajya kugura n'inzara ngo azihanuremo cyangwa se aya maso yanogohera. Reka mama we uko muzi, ni nayo mpamvu mbwira abarokore nanjye ndimo bajye tujye dusengera kamere, kandi uko ni kuri tujye dusengera iki? Tujye dusengera iki bene data? Kamere ni ikintu umuntu yavukanye, kiri mu maraso yavukanye. Barokore nanjye mureke tujye dusengera kamere, mwuka byaramwe dusengere kamere zacu. Imana idufashe dusengere kamere. Barahari hano nako kwisukiye. Iyo umuntu avuze ikibazo niba yageze ku kibazo ati niwuvuze cyane, njyewe mu nzozi nigeze kuri umuntu amubaza ngo ni wowe cyangwa se wowe, ariko uruka mu nzozi yamubaza ngo ni wowe cyane. Ntabwo nikuyemo kuko umuntu wese agira kamere, ariko mureke tugerageze dusengere kamere. Imana itubashije, Imana itubashije, Imana itubashije. Narose avuga ngo ndamubaza ngo ni wowe cyangwa ntabwo ari wowe. Ikintu cya gatatu cyagutandukanye n'Imana, umutima wamaze kuba kabi, utagihanwa, umuntu utagiye kugorwa kuburike, umuntu utabwira witwa Nyirandabizi byose ndabizi, nakijijwe mbere yawe byose ndabizi, ntacyo umbwira nanjye mvugana nayo, nanjye mvugana nayo. Nicyo ngiye kugira ngo ngiye kurangiriza. Ikindi cyagutandukanye nayo utuka umwuka wawe, icyo cyane
gutuka umwuka wera zabarirwa ariko uzatuka umwuka wera ikintu bita gupinga imana gutuka umwuka wera abatumvise bitari no gupinga icyaha ntabwo waba wumvise neza no gupinga ibintu no kubisuzuma ariko ibyo by'abantu ngo baramenya atazasuzuma akagira ngo gusuzugurira imana nagiye gusezeranya mu misiri yo muri mirongo itatu n'itatu ya kabiri y'itagatifu aravuga we ararambanya sinagomba kugira ati wenda bafite abo tumusenge turaza kongera reka ararambanya na paul mageretse akaguru hano yewe yumva zaranijwe nifuye bagahita kandi ndabona ko ikintu nsezeranye kakihorera nanjye kihorera ndavuga nti uramenye uzasuzugura ibindi tuzasuzugurira niba udashoboye kwicara agateraniro ubone kandi y'imana jya hanze wicara rero byabibonye ari gusezeranya niba bakajya hanze bakicara cyane cyane we n'abasilamu bakajya kwicara hanze kugira ngo bategereze turangize niba inzu y'imana idashobora ihagukiye genda genda ariko kandi uri mu isoko ntabwo se uri mu kabari imana yongeye kuzana isuzugure n'ubukwa uretse no kubipfa n'imana nanjye twabipfa ntuzahite n'ubukwa nabwo abantu tubona ku rubuga twiga ntabwo duhuje imyizerere twariga turicarana ku ntebe y'ishuri ntibari bari kunshobora kuvamo uyu nguyu ndabaga ngo rero inshuti zanjye tubana mu rugo muramenye mutazagera muri iyo ntebe ngome mu ishuri hatazagera umuntu usuzugurira imana muri bo kritike zawe mukritikire apana mukritikire imana yawe niko navuga twarigaye kwicarana muri benshi twambaye inifomu turara kutana hasi muri hejuru tukiganira muri dushe icyondo niko navuga mbiyane kritike no kuvuga imana yanjye kuri ubu mujye mukritikire nangwa se muganire ku yandi masiki umuntu uzafite imana yageza aho ngaho somera amagambo ijambo ryanjye barisubire riri mu barebe kera uko byagenda batugomba imana kera uko byagenda mu barebe 26 yaba igihe kigihe abantu bose imana yababara abarebe 26 abarebe 26 dusome abarewi uko byagendaga mu isezerano rya kera yaba iki gihe abantu imana yabaremburira mu mihanda no mu nsengero yego uzatuka izina ry'uwiteka ntakabure kwicwa uzatuka izina ry'uwiteka zitwa iteraniro ryose ntirikabure kumwicisha amabuye naho ayo yari amategeko y'abarebe uzatuka imana wese azi naho yaba muri iki gihe muri iyi minsi imana iramuhinga ati mu kwezi kwa gatatu mu kwezi kwa munani gake atasigaye kandi izo siyasaza kandi mu kwa gatatu imana yatanze ibitaro mu kwezi kwa munani imana yavuga ngo nigenzera no kumubwira taha nyogi bagafite imana mu kwasigaye ndambiwe izo siyasaza n'ibipindi byawe kandi mu kwa gatatu yagize gute yarabaye uzafite imana wese isezerano ryake yicwa kandi iteraniro ryose rizamukiraho yego naho yaba umunyamahanga cyangwa kavukire yaba umunyamahanga cyangwa kavukire natuka izina ry'uwiteka zicwe natuka izina ry'uwiteka zicwe icara niko kera zagenda azababarirwa ibyaha gusa kandi akababwira mbabara ko nubona n'uhamagara mu kigeretse ukabona utabyumva icyo kigihe
uzigara rwose ikintu cyose utazi manimana urakekera ikintu cyose utazi manimana uri mwana sifite muri buzima igare kamana amaraso yesu byasini wakwitonza saba hato amaraso yesu saba ntawe muhambira ntawasanga akagomba gusoma ubaye ibyo kritika urabizi ibyo usebya uzijya idecya nibyo Miriyamu na Aroni bazize bakritika gusa ngo yashatse umugore ngo w'umunyamahanga mwene magambo ngo yashakanye n'umupagani bose arababwira ati ngo amushakanye sinari murinda kuvuza ibintu ashakana nawe nari nazi bahaye ku kazi ninde ubahaye ku kazi ashakanye n'umunyamahanga wenda ashakanye nawe kugira ngo azamuhinde umva imana ivuga itonde kandi umuntu ntabwo imana iravuze kandi kure babara ati uwiteka aravuze ngo nimutabyumva iki gihe utabyumva iki gihe kugira ngo utazagibwaho urubanza bazabarirwa ariko uzatuka mu kubera ntazo ibintu bine byagutandukanya by'ingenzi byagutandukanya n'Imana nuko hari utundi tudetaye Imana igamije kumenya ibyo bikomeye bishobora kugutandukanya n'Imana. Ijambo rya mbere ni cyati igihango wagiranye nayo kugira ngo biranze ntabwo byakunda nari naravuganye nawe ko uzagenda ukora ubutungane ukagenda gucunga guhindura akakubwira uko ushaka njya guhamagarwa nayo yarambwiye ngo wowe ujye kugucura ubuhinde uko ushaka ndaje gucurire nagiza guhindura uko nguhe forume nshaka nkwambuye ibi nabyo ndabikwambuye nabishyira hasi byose bishyira hasi. Icyo gihe rero iyo ukomeje guhatiriza mu byo yakoze byaze kuza ubazima navuze akasubire iyo ukomeje guhatiriza mu byo yakubujije irari n'uturarira tukaba irari rikabirari zanze bikunze bivamo impagarara kandi birarikiye kandi yarakubujije umutima urahagaze yarakubwiye uko nshaka bigomba kubera urararikiye urongera urarikiye byanze ibihe bike mpagarara hagati yawe kajya igihe ikarekura ijambo rya kangahe ijambo rya kabiri ryagutandukanya nayo kwiyitirira ibyaha umuzungu n'amama tukura azamuka babona bahigati mukabona akazamuka kuze kuri gatatu kane n'abahigati iki gihe ishyano rikaba ritangiye kubwira imvugo y'Imana nubwo kwiteka iragirira neza kandi igirira neza kwiyitirira ibyaha ntabwo byakunda ntabwo byakunanye cyangwa ikibazo cy'undi muri aya mateka yo gusenga no kugirirwa neza n'Imana
nigutera iteka amanuka hasi, nigutera iteka amanuka icyubahiro cya Data, nikuzamura amanuka yakugira ibintu ikaguza mana y'ijuru ikaguha icyo cyubahiro, iryo zina rikamamara, ngo izina riramamara n'umuhanzi wamamaye amanuka hasi. Ko nabizamu ntabwo murabyumva kimwe. Ijambo rya gatatu ryagutandukanya nawe, ijambo rya gatatu ryagutandukanya umutima wamaze kuvuga udahakura utumva utagira inama bikaba babwizwe kandi abayobozi uyu mwana w'umukorari, uyu mwana w'umukorari, uyu mukobwa wajyahaga kenshi agira inama bahindura disipline nawe kandi afite imyaka 20 kenshi agira inama, niwe mutoya wose bahindura icyemezo nafashe bw'inama abandi kuzikora ibyo avuga ati oya oya rwose icyo cyemezo ufashe ntabwo nasubiza agati mu nda ugasanga ko atari yewe umuntu utagirwa inama, umuntu utagirwa inama, yewe umuntu utagirwa inama, umuntu utagirwa inama, ugangara uhagaze agakomye ukazana n'uburakari, tekereza aho kuzanira muri burakari kandi utekereza icyo kintu murakubwiye wizanira muri burakari umuntu atararangiza kuvuga, wizanira muri burakari umuntu utamukora neza ikigamije. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe kandi usuzume neza ariko ibintu nk'ibyo ubundi arayobora cyane, ubundi arayobora wizanira muri burakari utamwumva ikigamije. Yesu nashimwe umutima wawe kandi irakureka. Yabwiye Ezekiel namutumye muri Isirayeli kugira umurinzi, ariko igihe kigeze kubera kwago ururimi rwawe rugiye gufata n'igisebe cyawe, iramubwira ngo kuri ntakuzongera ntakuzongera kubera ururimi rugiye gufata uhindukira none utabwirwa. Uyu mwana w'umukobwa turaganira ukagira ngo turangana, angira inama nyungura ibitekerezo, icyo bita kunyungura ibitekerezo ugenda kwemwegereza nshegesha umutima naturere kandi babwize ukuri manza ari nanjye bari baratumye itazi ariko bayizeze kuko hari umuntu kubera n'umumaro kandi ukabona hari ikintu kumari, ukabona hari ikintu kumari, ntabwo ni kubushobora ariko barahije kuri nshobora gufata icyemezo bakambwira ati babarira icyo cyemezo cye kandi koko ugasanga inama nziza muntu utabwirwa, muntu utagirwa inama, muntu utabwirwa, muntu utumva impuguro z'Imana ku buzima bwawe, byanze bikunze ibisakubeshyera kandi reka amafi gera turi protokole hano nk'umushumba hari icyo nuko hari amasambu dusanga, hari imigabane tugabana gera ni ingusane kugira ngo Imana irambwiye gera ari bimeze kugira ngo dushaka kuzabona mutabyo sinshaka kugusanga mbyumvise rimwe kabiri gatatu nuko maze mbona gusanga umuntu ku giti cye nutabyo 2022 uzabiresha nuko bavuga ni kumwesheza ikamba mu gihe cyako
nyamuneka kwimaniriza uzabicyamaza muri icyo gihe uzabicyamaza fende turi muri 2023 ushobora kuzabibesha kandi uko babwira sinagusanga babiri guseseza sinagusanga ngambiriye gusuzugura ntabwo isuzugura ariko nzagusanga gusa mwene babone byakugirira Yesu nashi haleluya haleluya ni kubwira cyane bikirete muzabiri cyangwa cyanyuma nababwiye byatuma udasingira Kanani nawe Imana ikavuga mu kwemeza gusa ntabwo turi guturuka upirishya reka nze bivuge mu bitomo ni icyaha kitababaye Imana imuharumisha